reka nsubiremo iri somo. Hitamo neza abo wifatanya nabo mu bitekerezo cyangwa mu bikorwa. Rimwe na rimwe ushobora gukurwa n'amagambo asize umunyu, agize gute? N'amagambo asize umunyu y'umuntu wivumbuye. Umuntu wigaragambye, bagira akarimi, berekana ibitagenda neza gusa, ariko se bo iyo bibahiriye bakora ibimeze bite? Hanyuma nawe bikakuviramo kugwa mu mutego utiteguye. Ingaruka mbi zo kutanyugwa n'umwanya urimo. Tugiye kwifashisha Kora uboneka mu gitabo cyo kubara no mu gihe cya Mose. Mu gihe yashakaga ubuyobozi Mose yari afite kandi atari we, ariko kandi nawe yari afite inshingano, cyane ko yari umulewi. Reka tubiganireho. Amateka ya Kora muri Bibiliya aboneka cyane mu gitabo cyo kubara 16. Ni inkuru itanga isomo rikomeye ku bijyanye n'uburyo bwo kubaha ubuyobozi n'ingaruka zabyo. Dore incamake y'ibyo bice by'ingenzi. Kora yari muntu ki? Kora yari umulewi mwene Isaha. Kubera ko yari umulewi, yari asanzwe afite inshingano z'icyubahiro mu ihema ry'ibonaniro, ariko ntabwo yari umutambyi. Umwanya wari warahawe Aroni n'abahungu be gusa. Akagambane n'imyigaragambyo. Kora ntabwo yanyuzwe n'inshingano yari afite, yishyize hamwe n'abandi bagabo b'ibirangirire mu Bisiraheli, Datani, Abiramu na Oni, hamwe n'abandi bayobozi 250. Icyo bapfaga, bareze Mose na Aroni kwishyira hejuru y'iteraniro ry'Imana. Bavuga ko Abisirayeli bose ari abera, bityo Mose na Aroni badakwiriye kubategeka bonyine. Intego nyamukuru. Kora n'abari bamushyigikiye bashakaga ubutambyi n'ubuyobozi bwari bwarahawe Aroni na Mose n'Imana. Igisubizo cya Mose. Mose ntiyishatseho ubutabera, ahubwo yasabye Imana kwerekana uwo yahisemo. Yasabye Kora n'abambari be kuzana icyotero imbere y'ihema ry'ibonaniro. Bukeye bwaho Mose arababwira ati, ejo mu gitondo Uwiteka azerekana uwo ari we cyangwa uwo yahisemo. Icya kane, igihano n'iherezo rya Kora. Imana yararakaye cyane bitewe n'iyo myigaragambyo. Mose yasabye abantu kwitandukanya n'amahema ya Kora, Datani na Abiramu. Isi yarasamye. Ni igitangaza cyabaye cyane muri iyo myaka, muri icyo gihe, mu buryo bw'igitangaza. Isi yarasamye maze imira Kora na Datani na Abiramu n'ingabo zabo n'ingo zabo n'ibyo bari bafite byose. Umuriro wavuye ku Uwiteka utwika ba bagabo 250 bari baje kosa imibavu. Isomo: nubwo Kora yari yarigometse, Bibiliya itubwira ko mu gitabo cyo kubara 26:11 ko abahungu ba Kora batapfuye. Abakomoka kuri Kora baje kumenyekana cyane mu mateka y'Abisiraheli. Bamenyekanye nk'abahanzi kandi banditse zaburi zitandukanye: Zaburi ya 42, Zaburi ya 44, Zaburi ya 49, Zaburi ya 84, Zaburi ya 45 n'izindi. Kandi nanone abo bene Kora barindaga urusengero rw'Imana. Icyo twakigira
muri iyi nkuru ya Kora no muri iki gihe cya none, haba mu nsengero no muri politike bisanzwe, inkuru ya Kora n'ubwigomeke bwe irimo amasomo menshi akomeye yafasha umuntu mu buzima bwa buri munsi, mu muryango cyangwa mu nshingano zitandukanye. Dore amwe mu masomo y'ingenzi. Icya mbere, kunyurwa n'inshingano ufite. Kora yari afite inshingano nziza yo kuba umulewi, ariko ntiyanyuzwe. Yashakaga n'ubutambyi bwari bwarahawe abandi. Ibi biba ku bantu benshi, aho bashaka intebe z'abandi bakabikoresha imbaraga, bakagambana ndetse bakarenzaho bakanaroga. Ibi biba ku bantu benshi, ibi byabaye kuri Kora, biba ku bantu benshi. Ariko isomo, ni byiza kugira intego, ariko ni ingenzi no kunyurwa no kubaha umwanya urimo uyu munsi. Reka nkubwire, niba uri umuririmbyi, reka mvuge kuri kote yacu tubamo yo mu rusengero. Niba uri umuririmbyi, nyurwa nuko uri umuririmbyi. Niba uri perezida wa korari, nyurwa nuko uri perezida wa korari. Niba uri mwarimu, nyurwa nuko uri mwarimu. Niba uri umushumba, wishaka kuba umuvugizi. Ese mwese muzaba abavugizi? Mwese se muzaba abashumba? Mwese se muzaba perezida w'amakorari? Isomo rikomeye. Ni byiza kugira intego, ariko ni ingenzi no kunyurwa no kubaha umwanya urimo uyu munsi. Ishyari rishobora gutuma utakaza n'icyo wari ufite ushaka ibitari ibyawe. Cya kabiri, Kora yumvaga ko ari we n'abambari be bazi ubwenge cyangwa bafite agaciro kenshi kurenza Mose na Aroni. Imana yerekanye ko ubuyobozi itanze butagomba gusuzugurwa. Isomo, kwicisha bugufi niyo nshingano nyamukuru. Ubwibone nibwo butuma umuntu yigomeka ku nzego zashyizweho, bitari ku bw'inyungu rusange, ahubwo no ku bw'inyungu ze bwite. Ingaruka z'inshuti zabo bafatanyije. Datani, Abiramu n'abayobozi 250 bakurikiye Kora mu bwigomeke bwe, maze bose bagibwaho n'ingaruka zimwe. Isomo, icya kane, gushaka ubutabera mu nzira nziza. Aho kugira ngo Kora aganire na Mose mu mahoro cyangwa asenga Imana ngo imubwire niba hari icyo yakora cyasumba icyo yakoraga, we yahisemo azana amacakubiri mu mbaraga z'abantu. Isomo, iyo ufite ikibazo ku buyobozi cyangwa ku buryo ibintu bikorwa, inzira y'ibiganiro n'ubwumvikane niyo nziza kuruta gukurura amacakubiri n'imvururu. Ntabyumvishe? Ibyo ni isomo rikomeye. Imbabazi z'Imana ku bakomoka ku banyacyaha. Nubwo Kora yarimbuwe, abahungu be bararokotse kandi baje no kuba abakozi b'Imana b'icyubahiro mu rusengero. Isomo, ingaruka z'icyaha z'umubyeyi ntabwo zikwiye gufunga amayira y'abana. Buri muntu afite amahirwe yo kwihitiramo inzira ye bwite yo gukora ibyiza. Ntabwo icyaha cy'umuryango kikubera umuzigo iteka. Cyangwa kano kagacengera mu matwi y'abantu bakakumva.
ingaruka z'icyaha cy'umubyeyi ari we Kora ntabwo zikwiye gufunga amayira y'abana. Buri muntu afite amahirwe yo kwihitiramo inzira ye bwite yo gukora ibyiza. Ntabwo icyaha cy'umuryango cyangwa ibyaha by'umuryango bikubera umuzigo iteka. Abahanga bumvisha Imana niyo mucamanza wa nyuma. Se abantu bari babizi? Mose ntiyahanganye na Kora ngo bajye mu ngumi, ahubwo yashyize ikibazo mu maboko y'Imana ngo ariyo yerekana ukuri. Isomo: iyo urenganyijwe cyangwa uhaswe n'amagambo, rimwe na rimwe si ngombwa kwisobanura cyane. Imana cyangwa igihe bizerekana ukuri. Ntago kano reka nasubiremo. Iyo urenganijwe cyangwa se abantu bakaguhahana bakakuvugaho amagambo kandi ukumva ibyo bintu ntabyo ukora, rimwe na rimwe si ngombwa kwisobanura cyane. Imana cyangwa igihe bizerekana ukuri. Imana ibaha umugisha. Twareberaga hamwe amateka ya Kora, ariko tunigiramo amasomo yadufasha muri ubu buzima. Imana ibishimire.